ibyo bintu byose amakuru yose nigeze nkuvuga utaraza kuvuga hano ibintu byose navuze nuko umuntu abavugaho mukarakara ibyo no kuvuga ngo navuze ngo ntabwo ngende gutongana kwisobanura uri kubyumva kuki umuntu abavugaho mwarangiye jewe mvuga cyane niba udashaka ko nongera ijwi nawe umbabarira unkura aha ngaha Kigali we Gashumba genda tuganire utagivuga cyane ibyo nakubwira uriya mukobwa aravugira hejuru uri kubyumva aravugira hejuru njye ndashaka kumubaza ngo ibyo narabyivugiye shuwa narabyivugiye ariko se nihe nivugiye yuko uva ukaza ukanyita ingegero abandi nabo bakaza wavuga ngo koze ibyombo ngo byarangoraga ngo bagambwira ngo neke igikoma guteka igikoma wangegera batakubwiye ngo uteke none se Godfather mbarumbwire wari kuza rwose nk'ukuntu Gasuku yanarije Gasuku si yagiye akanariza Gasuku kandi yavuze ati njyewe uko simbimuzi ntago naza munzana ibigambo bibi si yabivuze Gasuku wajye usukigisha none ndanye niba ushaka kwanariza shuwa anariza tuvuga nawe none se ko nawe uri kumutuka indaye se niba atari indaye bivuga ngende indaye ni indaye niyo nawe niba atari azavuga atari indaye ariko se Godfather njyewe kari ko mvuga uragira ngo mvuge nkongorera kandi njye ari kumvuga none se wari kuvuga gahoro karuka ahubwo mwebwe mudakunda abantu muba mushaka kugira uruhande mubogamiraho njyewe ni wowe umanuye njye ntabwo nari imanuye njye nje kwisobanura uri kubyumva ubu naze kuryama kugira ngo mbanze nisobanure ko bari bambwiye ngo aje kuririra hano hari ikintu na kimwe kamvuge ntuje hari ikintu n'ikintu kimwe mw'abantu mwe hari ikintu navuze ngo ndakwanga uzahora unyaga ko ntacyo wari umariye ngaho mva uri kubyumva hari ikintu na kimwe navuze wowe ubwawe utaje hano ngo wivugire mada si wowe wavuze ngo bagusohoye mu rubura utahanaguye itapi mu gihe muba mwavuze hano ibintu tukagenda hariya tukabisubiramo mujye mwihangana ndavuga ngo umuntu nkawe barinda kukubwiriza ko woza itapi kujya aho bagusohora ngo mu rubura wabivugiraga ahangaha twicaye uragenda ujya gusesengura n'ibindi byose turagenda natwe tubisubiramo erega nta kindi kiba cyatuzanye hano ni ukubumva no kubatega amatwi twarangiza natwe tukajya kuvuga ibyacu uri kubyumva ubu uraje ngo mva ngo atari yawe ngo nzayigusenyeraho mva nkubwire sheri njyewe ntabwo njye nerwa ubwoba uri kumva buretse gato njyewe ndisobanukiwe mu mutwe wanjye uri kunyumva neza didimanga ibyo didimangamo byose ntabwo uzambuza kuvuga ibintu waje hano ukivugira uri kubyumva umva nkubwire baburetse nkubwire suri gukomplayininga ngo navuze ngo ntabwo wacimye none se uretse nkubaze simba baburetse nkubaze oya baburetse wididimanga uri kuri kuza ukadidimanga ukongera ukagenda njyewe mvuga ntuje rega njyewe mvuga ntuje kandi nkakubwira ikintu ukacyumva neza ndabona ibi bintu rero ndabona ahangaha nta kumvikana kurimo so ndumva ko hari buze ko kuganira reka tubigenze gutya reka tubyihorere kuko ndabona nta ntuza nta ribi rwose njyewe uzagenda ujye kure gukora n'icyo ushaka nta kintu rwose navuze utivugire uri kubyumva ni wowe wagiye ubuhamya bwawe niba uri ku musozi korono zawe niba ziri ku musozi njyewe nakumenyeshaga ko ndi umufana rero mureke bigenze uretse gato ese kuri kumyutinga Godfather kuri ntabwo ari njyewe none se ko ukiri kunshecekesha wowe wenda vuga ucecekera none se wowe ukiri kumva utabanza kumva ukakomeza uri kumva wasobanuye uri kumva ibyo ugenda kubirongo kubivuga abo se wabundi waretse ukumva wakwiyumva wowe wahereka rudonda guzaje wakwiyumvishe ngo ko bamutekereje njyewe nega ibyo navuze wakwiyumvishe njyewe nibyo navuga nabisubiramo wabyisubiramo niwacimyeyo bakwirukanye kubera kutoza ibyombo none se umuntu utazi koza ibyombo umuntu utazi agashaka kuganira kuko nta kintu na kimwe ari buganire iyi video rari iminota 28 ayafata ari nuka uri kubyumva so rero wabimuzamuye ubizi rwose kandi uzi impamvu ariko njye nta kibazo ntacyo bitwaye impamvu mbwira ni iyihe mu by'ukuri ndakubwiye ati uyu mukobwa nubwo wamuzamura ntago ari umuntu ushaka kuganira aravugira hejuru uri kubyumva araza nyine avuga ntago ari buceceke nyine ngo undi agire arimo arisobanura nta urisobanura kandi video nuza yose ntanga nari kuyiplayinga akiyumva sibyo niyo mpamvu arakomeza mvugire hejuru niyo mpamvu bisoje kandi nanjye mvugira hejuru urumva rero kuko nanjye siko mvugira hejuru kandi nawe mvugira hejuru nose urumva tutabamena amatwi ntago byakunda
niyo mpamvu live nyikuyeho. Yego So wanjye ariko uyikuyeho nanavuye ahubwo. niyo mpamvu live nyikuyeho nk'uko abyaramwe kuko sinshaka intambara. Oya nawe ubikoze ubizi urabizi. Oya abantu baretse nta muri mpamvu comment. afite. Wabonye muri comment abantu batakomeje gusaba nazamuke vuga maybe Kuko bashaka intamvaye kuki nyine bashaka kuko bashaka intambara nyine barashaka nyine gusakuza gutyo. ariko ntabwo nakwemera ko abantu baza hariya nyikuyeho. Niyo mpamvu nyikuyeho kandi Bangiye mvugira hejuru ndabizi uri kubyumva nabavugira hejuru uri kubyumva. Ntabwo biba byakunda. ukuntu njye ntwara ibintu byabaye ngombwa ko mfite abana yanutse cyane umukobwa arakabye amani yanutse ibintu azina apana kwa kundi ngo wandaye waje nakoya aranuka injegero uricura agacuru utuntu twishi cyane azina nkaho nyine tuziranye personally kiri kintu mumva gete ndamuzi se ntabwo muzi nk'ibintu ngo naje ngo nkivugira aha ngaha none se we ni ufite we ubashe kujya kunsesengura no kansesengura nantuka unanandi faminga unanica character yanjye unanica n'umubiri wanjye ntushobora gusese warebye ukuntu abandi basesengura ukuntu bavuga ntabwo uze wica umuntu umubwira ibigamutuka wanjyegira wagakibo se ntabwo uzi kuvuga amagambo meza mu kanwa kawe niyo wasesengura ikintu ntabwo gisesengura n'amagambo akwiye mazima. Indaya umuntu kwita indaya undi buraya se like ako na kantu toto kabisa like so hari igihe umuntu ubona akora ibintu ukabona there's something wrong there, you know, understand agatumwa cyangwa se gatera no cyakora wenda imbabara iboro bayigumisha ntibayikureho izaguma ahangaha. This will be an evidence. Even if we're going to nagututse, I was defending my character that you have just destroyed. I don't even know you. Niba je gukora gasanga nanjye nje nawe nta ruduhuri nta kintu twaba dupfa ubakareba ko wifashe ukicara ukifa si ugusesengura gusa ukandi farming character yanjye ukagenda ukayidestroy. You understand? I don't even wenda sinzi nawe ndabona kandi ngeze mu ishuri gatoya ngo umenye what is a defamation of character, destroying someone's character, dehumanizing somebody ukangita kango nta myeyo ngo nta biki. Ngengeze amahirwe mbonye Gashumba ahantu hose njya barampamagara ngo nari ibiryo bye nawe ejo bundi warabinserereje ako wakoreye mu biryo. Yego njyewe niba narakoze mu biryo byawe igura nganye kongresi mwe n'uruhutse gato umva kongresi n'uruhutse gato wikwigira naka wibutsa aho hantu mubwire n'abantu bari muri kumwe warashomorera mu muceri ngo nuko uri umustar icyo gihe nari narajya TikTok yo kuvugiraho reka mbanze mbikwibutse neza bizi niba warababaye nyine njye nta nubwo mbihakanye ntabwo ndabihakanye uri kubihakana noneho njyewe niba nakore mu nabivuze ndi gutera brag buretse nyine nkubwire wabivuze gutera brag ariko niyo nkuru ahantu hose brag yarababaye ariko warabikoze wabikoze yaraje noneho akajya nyivugisha bari bataramwarurira akajya nyivugisha ngakungura mwiza nkabona koze marariye kiriya kinyabupfura ntuzacyongere twe turi kuri 40 ahantu mu basiramu uri kumusabira reka musaba akantu uburetse ariko wakubajije reka gusubize njuga reka manze gusaba oya nicaye nta nubwo nari nanazi njuga urabona reka gusubize Godfather ndashaka njyewe ndashaka kumwishyura amafaranga uburetse niba ari inyama ye nariye niba ari ikintu cye nariye uburetse gato kuki se navuze inyama kandi n'inyama yari iriho byagenze reka gusobanurire umuceri witwa isami ubwo nyine nagiye kubona mbona barinjiye kuko uyu muhungu nari muzi nyine akina filime icyo gihe nari naratangiye no gukoresha TikTok pe gusa byarambabaje ibyo bintu bimaze nk'imyaka nk'itatu nari naratangiye gukora nk'itatu cyangwa ine yagusanze muri restaurant yansanze muri restaurant nyine ahantu twajyaga urumva nkorera mu mujyi hari ukuntu kumbura agapira ukajya aho hantu Nyamirambo noneho mageze muri abo basiramu ndicara ngiye kubona mbona uyu muhungu azanye n'akandi gakundi harimo n'undi mukobwa ubyibuke witwa Nadia ukunda kubyina anyonga ikibuno niba umuzi urabyibuka icyo gihe noneho uyu nguyu baragenda bicara hirya yanjye ngiye nari umwe nyine nkunda kujya kurya ndumva ariko urugaro nawe narahagurutse umva mubwire umva mubwire oya baburetse wivugiramo nyine ubuzima byarabaye simbi vuga uburetse ibyo bintu by'umuceri nicyo kintu cyatumye nzamuka kuri live arangije abaraje ahita agira iki nyine yaratarajya koga intoki abakurenga ko ngo biraryoshye ngo ko nguri mwiza
nyine oya atarajya koga intoki akajya kurura ku kantuze ko kutunuze ne nashituye tw'inkoko akajya kururaho ngako nyine ashyira mu kanwa ke ngariko nguri mwiza ngo jyojo ngariko ngo se nyine yigize nkaho nyine muzi nyine byadanje gutya ngo bakina amafilime ngo umuntu abagomba kuba bazi nari muzi ka kina filime ako ntago kuba kina filime byari ngombwa kuza kundira ku muceri arangije mpita mvuga ngo izo nisetsa nanjye nyine nanze gutongana nawe nari narabagashinze mpita mubaza ngo nawe sumva nkubaze ubwoza intoki ngo ngariko zikari byo nguranyibukije ahita agenda ajya koga intoki arongera aragaruka none aba yatatse umuceri wanjye iwisami niba ubyibuka noneho ikintu nari ndi kubivugira nuko nari mbyibutse ndi kuvuga ati abastari kubera iki bitwaza ubustari bwabo bakaza kurya ibiryo by'umuntu icyo gihe rega nari ntarabona n'amafaranga ahagije biriya biryo nanjye ntabwo byari bumpaze icyo gihe nari nyiri umukene urumva na nkava ku kazi nikokoye mbonye bingahe byanjye uburaje utangiye kunyatakira umuceri ubwo se urumva bitarambabaje reka nta n'isoni kuzamuka wibabaje kiragiye byarambaje n'ibintu maranye imyaka ine mu mutwe wawe Godfa mvuge noneho mvuge njyewe nta kibazo wenda ibyo biryo narabiriye pe sibyo nta nubwo mbizi niba yarababaye kuko njye ahantu hose ngeze ari kubikubwira nyine ntago mbyibuka bro ntago mbyibuka sinanabihakanye sibyo niba ibyo biryo narabiriye koko nkora iki kugira ngo mbabarire umva warababaye nyine ndi kubyumva ndabiriha naribi nangahe ibiryo hariya twaririye si ibiryo byaho ntabwo uzi uko bigura nyine okay ngiye kuhereza inoti y'ibihumbi bitanu ubwo nyine ku mafaranga yo kwishyura urongera n'amafaranga bitanu nanjye ndabifite bitanu ubu ngubu ndabifite wongeraho n'impozamarira iyo myaka yose maze mbitse ibyo biryo umva Godfa ibyo biryo ambwiye ngo ahantu twaririye ngo ntabwo wibuka ukuntu ibiryo byaguraga ibiryo wenda hariya icyo gihe twishyuraga 3,500 hari isami na dodo n'umuceri naribi ngiye kugwa 7,000 3,500 kongera ubwo ahubwo umbwire nanjye ndikoresha ibyo kurya uhaga ubwo si ibyo bihumbi bingahe ibyo bihumbi bingahe igihe bimaze urumva nzamutse nje kwica amande ku mukobwa umva nkubwire sinkunda guhangana sinje no gutukana ndavuze ngo nkora iki uyu mukobwa harimo n'intuza harimo no gutera agahinda ubwo urukumva wabwo ni nk'ibihumbi 70 mbese umva nkubwire ni ibihumbi 70 umva okay ahantu yajya kwicara ahantu yajya kwicara none aha sindeba ahantu yajya kwicara sindi sibyo kureba bro kagashira nangahe reka simbizi we ku giti cye nubizi n'umutima we n'uburyo nayo ibyo biryo bye ntabwo niba nagusabye okay ngaho ngusabye imbabazi noneho ngusabye imbabazi ukuntu nari nanutse noneho ngusabye imbabazi nta kibazo ndaziguhara sawa ntabwo njye nari mbizi ubwo nyine mani njye bijya bimbabaza mwana hari ukuntu njye nca ahantu nkumva ibyo bintu kandi hano mbivuze hariho abantu 1,900 mani ibyo boro birambabaza mu buzima niba hari ikintu kijya kimbabaza ni ibyo kurya by'agashumba wariye ngo nari ibiryo byo urabyibuka sawa no kubyibuka izina ry'Imana yo nuko ari njyewe ubashije kwivugira ahubwo wowe uriya muco uzawucikeho ngaho uri no kubinshinja ko ndya n'iby'abandi oya nase ari ibyanjye byonyine ubwo nyine kari agaco wenda urakajya kuki se ari we natoranyije mu bantu bose nzi bakina filime nkavuga ko wandiriye umuceri ngashu yego barakwemera abantu abafana benshi izina ry'Imana yo mu ijuru ntabwo ari ukuvuga ngo ni femu dore ni ukuri kw'Imana narababaye izina ry'Imana yo mu ijuru nari nshonje uzi ko wabitaga amarira yanjye ari gutemba mu maso ndi gutsikimba mu mutima ndi kuvuga ngo niba njyewe ni izina ry'Imana yo mu ijuru sindi kwa Jessica subiza ko reka nkubwire ibiryo byo si wabiguze ndanabyemera ko wabiguze singira inzara singana reba hano ndi hano si kwa Jessica suhazi ese ntabwo urataha reka mbikwereka ko ari wo nyiri kuva igihe wambwire siho hano yanasinziriye yanaryamye pe ariko niho ngenda kibereye Musanze ariko man uzi kubabazwa n'umuntu utazi n'umuntu utamenya ahantu umusabira imbabazi n'umuntu utagira nimero ye ya telefone ngo muhamagare mu mubaze ni izina ry'Imana yo mu ijuru ntabwo nakubeshya bro ntabwo Nadia okay ubibaze Nadia none kuko icyo gihe bose abantu bose nta kintu namubaza nyine ubwo byarabaye nabyemeye ko byabaye umva niba nge Godfa mu myaka 3 wakwibuka abantu mwahuye niba wenda twaraho ibyo bintu nkabikora namuzi
none se ako Nzi kantu nabeshye ngo ukagira kubera waba warakoze mu isahani y'agashumba none se agashumba kuki yagufashe mu izina mani niba hari umuntu uzi nakoreye mu biryo hano mu bantu 1000 bandike ngo ngenda muri iyi namukoreye mu biryo ibyo biboro nabyo ngira nta nibyo njya nkora bro. utekereza ko gashumba bitewe n'iki gukomplainga kwa muri ibyo simbizi nyine ngiye byarantunguye kuko sindamwataka urumva ubwego ahantu byaturutse ibyo bintu twari turi kuvuga ku basitari nyine batitwara neza bagira umuco mukeya noneho ndababwira ati ngewe icyo gihe kuko icyo gihe narababaye pe narababaye numva umutima wanjye uraremerewe ndavuga si wababajwe n'ibyo kurya y'uko n'ibindi cyangwa ukagira wababajwe n'ibyo ako babonetse mu bwe icyo gihe nibwo nari nyitangira kudoda uri kubyumva umutayari wigonderaga ibiryo by'inyamirambo icyo gihe ubwo uza agahinda bagafite noneho yaremeraga nkavana mu mujyi n'amaguru downtown nkajya kurya inyamirambo kugira ngo nsagura ayo kurya umuceri kugira ngo mpage nkagaruka n'amaguru ukajya kubona umuntu aturutse ikantarange ni umusitari ngo aje kukurira umuceri urumva ibyo ni wowe wabyihangana ndewe gashumba ndabizi ko hari ibintu byinshi tuzahuriramo hari ibintu byinshi tuzahuriramo erega icyo gihe hari kera ubu hari ibintu byinshi tuzahuriramo hari ibyo nzamukoreshamo hari n'ibyo azankoreshamo ariko icyo gihe nari mfite ubukene ariko rero man gashu man mbabarira stop mbabarira njye none ngusabye imbabazi hano imbere y'abantu rimwe ahubwo ni wowe ubigaruye ibyo bintu nyine byarambabaje hamwe ndakubonye ndagira ngo tubivuge birangire niba none kubera iki uretse gato njyewe uretse ngo birangire ariko se njuga nk'umuntu w'umusitari wakwishyura ibyo kurya by'abandi bikava mu nzira oya nta kibazo ndabyishyura pe icyo ari mu nzira cyose ndagikora ariko birangire man njyewe nicyo kintu urashaka amafaranga angahe gashumba bitewe n'agahinda wagize ngewe umva mu bwego ntabwo ndi kumwishyuza amafaranga ahubwo nagira ngo acike wenda kuri uwo muco asigaye yaranasirimutse hatazajya n'undi mukobwa ukureba inuza imboga mu menyo nawe ubundi ubungubu umuceri nawigurira nashaka nkagura n'amasahani njuga tanga amafaranga birangire bro kamara yo ngewe uyu mubibi namusabye imbabazi nicyo kintu cya mbere yanambwiye ko yaguhaye imbabazi noneho kugira ngo birangire muha ibyo 7 kuri momo sibyo imbabazi burimba ahubwo nanjye ambwire mukubire 2 ibyo 7 senyera apu nubundi yakoze mu biryo byawe muhe 14 nabi icyo gihe nuko nari umukene ahubwo ubu nta kibazo mfite nuko byaye bigarutse kubera icyo kintu gashumba ariko rero njuga isame y'abandi mwese gashu ubukene bwawe bwatuma nyine tuvuge ko wakize wenda byagenze neza byatuma ujya kuri social media ukandagaza umuntu njuga reka nkubwire kuki wiyandagaje ku giti cyawe wowe kuki wiyandagaje ku giti cyawe njuga sinagusabye imbabazi nyine uri kwitera mu ntambwe wakabaye byihorera njuga kurya nyine nabyihorera ariko njyewe mana njuga njyewe hari umuntu njuga hari umuntu wandiye hari umuntu wandiye 40 hashize imyaka 20 urimo kumva amesha ko agiye kunshakira provisoire bro w'inshuti yanjye ndayamuha 40 y'icyo gihe nguyu kamishi si nguyu ejo bundi bwanyishe intasera $200 $100 ngahe ejo bundi kamishi ntiyampaye intasera ya charger yanjye yibagiwe gatwara mu 2010 gashu uyu mugashumba ndamukunda sibyo mwishyure rero banza wetuza ndamukunda ubutabera bw'umuceri bugaragara ariko nta modereta muri kuzamura ariko nta modereta afite barashyanuka kabisa ndamukunda muri kuzamura abantu batasabye kuzamura kubera man narababaye kabisa weri za urazamura abantu batasabye kuzamuka kubera ubwa mbere ikintu cyankoze ku mutima nzamuye ubutabera bw'umuceri w'abandi bugaragare none se gashumba kamarade wa kigoryi wongera kuvuga amagambo ndagutuka nkiyo wifashe ugafata njuga ufite abafana kamarade we kamarade funga mic yawe nijigo funga mic yawe gashumba iyo wifashe ugafata njuga ufite abafana ugafata njuga ufite ibituza hoya ukaza ukavuga ko yari ibyo kurya byawe njuga kababara abafana be bakababara gashumba ntabwo ufite ubwoba ko bazagukona hoya ntabwo utekereza ko wabona njuga akagukona mabyuta hoya
umva nkubwire rero Godfa, umva nkubwire njyewe ntabwo nzicwa n'umunwa, urumva mfite ibintu bindi ku mutima ngo nceceke ngo ni ukugira ngo abantu bazanyange muzanyange cyangwa mu none se wegera Njuga akaguha amafaranga yawe utamanje kumuteza abantu ubu tuzi ko njyewe Njuga ari sinandi igisambo kumwishyuza amafaranga cyane ndi kumubwira ngo azareke iyo ngeso ku buryo umuteza public mwana ukamuteza abantu bakurira ibyo kurya Njuga agenda akora akozwa mu byo kurya by'abandi ese ko ibyo bintu twari turi kubivugira kuri live ubwo nawe bwibuke kugira nanjye ibyanjye barabizanye hano ngo baje hanga barabitubwira ibintu byanga biri Gashu, niba ngiye narakoze mu biryo byawe ngusabye imbabazi, ntabwo nari nzi ko wenda nanjye byakubabaje naziguhaye rero pe n'ikiguzi cyose ushaka ukimbwira ndagikora, ariko nakubwiye ko icyo gihe narababaye bro, avuze ko kiragiye bita none se wababara kundusha reba njyewe ibintu nikoreye imyaka ine wowe ukaba ubyikoreye iminsi ingahe icyumweru ushobora gufata umuntu njyewe ushobora kumufata ukanuka ukankubita za mangara muhangare ukankubita uduki nanjye nkatuguha ukandisha akana kakakurisha, ariko hari akantu gato umuntu agukorera kakakubabaza, urumva nanjye kariya wankoreye wumvaga we ntabyaganje ariko karambabaje. Rero reka nkubwire njyewe nzi ko ibiryo bibaza kuriya mbabarira pe. Wowe se ko waje kubikora ariko ye kuki mukunda kujya kuki mwikunda wowe wabikozemo uri ushimisha inda yawe kuki se njya wumvaga wababaza umutima wanjye nkawukomeza nkabibwegeka. Niba byumvishe neza Njuga yashimishije inda ye ababaza umutima wawe. None se kuki wumva ko ibyo bintu urumva ubu ni njyewe mugize umutindi kubera ko navuze ikintu cyambabaje. Wowe wabikozemo wowe urabika inzika z'ibiryo imyaka itatu nose nyuma yaho ntiwaje kurya ugahaha. Reba umuceri wanjye warambabaje. Godfa ibi bintu nk'uko bivuze ko ari umuntu agutwarisha rigeri cyangwa akagutwarira buri kintu ukababara. Njuga tugiye kubyoroshya gutya, hari inyama z'iki? Hari inyama y'inkoko. Okay, Njuga ugiye kugura inkoko imwe nzima umugure n'agafuka k'umuceri. Atiriste we. Ana gaswere nyine ngiye najya muzika. Muswayi wawe ntacyo afite. Iwanjye ni ugifite wenyine. Njuga nakubwira ishyira mu ntambwe wakabaye wana ntambwe jewe mwana mujye muvuga ibintu. Ese ubundi ko wasabye imbabazi nkaba naziguhaye. Umugeze gute Njuga warakagira ate? Ngo nisore mama wageraga iki? Wajyanga icyanyo ko cyo ntacyo afite. Godfa. Wimpangisha ibintu bidashoboka bro. Ni wewe uzamutse ibintu urabizana none utangiye kurunguza ariko rero uraryipura imwe ukagaburira korari. None se wari kwivugishwa ngo kwishyura Godfa ngiye ko nabyumvishije Njuga yabikozemo nta mutima mubi ahubwo ari ukugira ngo abone connection. None se yabikozemo yari yabiguze n'undi none se aho nyirabyo avuze ko byamubabaje. Njuga gura agafuka k'umuceri ugura inkoko imwe bive mu nzira. Ibyo bikorwa n'abadiaspora sha mwebwe mwana nukaze kumbwira ibyo bigambo mana. Oya ni mutana nta kibazo mfite pe. Njye nta kibazo mfite Njuga naguhaye imbabazi aho uri gukomeza ubipanga. Nyuma yuko bakurongoje nyoko nibyo kurya byawe byariye ibi bintu uraza kubi. Namubwiye ngo na nyina arakicariye hagati y'amaguru wese amusigaye byakwanga. akubwiye wateretse baro. Njuga ni wowe wizanye kandi urabona njyewe hano abantu mfite kuri pano yanjye ni amafantome. Godfa ntuhamagare nakubujije wanga kunyuba bro. Ntabwo akuze ndi kugusaba imbabazi wowe nawe wamuswera. Nakubujije nakubujije navuga ndi ibintu reka kubizana. None se waretse nkavuga ibyo mvuga mana. Njuga reka ngukandeho bro. Njyewe ndi kumwe n'abantu badanje. Godfa ndi kumwe n'abantu badanje reka kunsebya hano. Mufuka w'umuceri nobwe ntarawigurira. Jewe kandi ntose uri kunsebya se uneza abantu. Uri kumwe umufuka w'umuceri w'amagani nanjye urumva umufuka w'umuceri nanjye ubwanjye sinari nikorera agastoke ubwo kujya kuvuga ngo njye kugura umuntu umufuka w'umuceri narigura. Kandi ubwe ngo ntabwo nagusaba icyo ashaka birangire. Ntabwo ari umwe ngo icyo ashaka. Njyewe nari kugura amapura. Ngiye kumusaba 7 nari kugura ipura ikubye iyo nakoze mu ipura. 7,5 nanyweshereza n'akayisanze kangeza mu mujyi ngo 7 genda nawe wiguremo aho undi muceri uryo uhage. Umva nkubwire Gashu
man njye kugira inama nka brother wawe man bino wingira inama ibone genda ntibikadutera genda uretse ubanze nkubwire uyigire niba ugifite ako kageso kabanze gashire genda uyigire ese hano mwigize abajyanama mwese njyewe nimba numvise neza ni imvuguruzo. njyewe uretse umva ugize imvuguke kandi nawe ubwe waje usaba imbabazi zarangiye utangiye kugira inama umukire ahubwo uri kugira wowe inama umukire umukire ni umva nkubwire wowe ikintu utari kumva njyewe ntabwo nje kukugira inama ingeso ni wowe uyifite ahubwo wowe gira inama njyewe ntabwo naje ako kageso ni kabi ku musore nkawe mwiza wirabura Godfa ntabwo namugira inama atamena niba ari karivegatire harya wa wundi wagira inama umukire bakamumena karivegatire ninde ariko se wakuze agafuka ko umuceri bikava mu nzira ntabwo yakakotse ntabwo nakagura narakigurira ariko rero njuga ari kuvuga ukuri ngaragura agafuka k'umuceri njyewe nazamutse hano gusaba imbabazi umukobwa ariko muhise munyiha ariko imbabazi bamfatanyije intega amatwi imbabazi bari gushyiraho ikiguzi cyazo ikiguzi niwe kivuze umukobwa yambwiye ngo yambabariye aranabyemera urangije ngo noneho kugira ngo bikemuke ngo nimugure umufuka w'umuceri wowe niwe watangiye uvuga ngo ushaka kunyishyura njyewe ariko wahise ngo wambwiye ngo nayo ushaka urambabariye kuko amafaranga naguha ntacyo yakumarira Godfather ndavuga kugira ngo birangiye ngo ngurire umuceri wowe nawe uhisubira akariramo uri kumbwira iby'umufuka w'umuceri nabishobora se mujye munareba ibintu bishoboka mujye mufata ibintu bishoboka ariko rero Godfather ari kuvuga ibintu bidashoboka ibintu by'agafuka k'umuceri ntabwo byakunda kuri njyewe wajyaga ibyo kurya by'abandi birira iki ahubwo uvuge makeya na Jessica atagusohora muri iri joro nabonye nawe ari umukozi ngaho uri gusoma komenti Jessica byarangiye umva nkubwire Jessica ntabwo njye naje kumusaba icumbi ni mushiki wacu afite bizinesi amafaranga natanze yanjye agiye kwisobanura ntabwo ngiye kwisobanura kandi gusubiza wowe ibyo umbwira ni amafaranga natanze yanjye ndi kunywa nk'abandi bakiriya bari bose bamuteza imbere kandi namushoreye wagize ute namushoreye ndimo ndanywa ndimo ndagura uretse rero ntabyo Godfa wakoze bro wakoze kabisa uri umwana mwiza Imana iguhe umugisha ibintu byose wakoze nabishimye pe kandi byabaye none uraza kwishyura uyu muvandimwe ibyo kurya bye wariye nawe rero reka gukunda abafana cyane ngo ukomeze umbwire ibyo bigambo bro none ariko se wabizanye kubizana nabizanye kandi navuze ngo mumbabarire nasabye imbabazi ibyo byo kumbwira ibyo bigambo turabirangije Gashumba ntabwo uzongera kuvuga njuga ko yakuririye ibiryo ntabyo nzongera kuvuga ko namuhaye imbabazi rwose kandi zivuye ku mutima njuga urakoze cyane umutima wanjye urakeye mu bantu urakoze cyane ibibazo byabaye niba birangiye niba birangiye muhe nimero yawe oya ntabwo ari ngombwa njye nimero ya Gashumba nyishaka nayibona nawe ashaka iyanjye yayibona